Bakunzi ba Denex TV nongeye kubasuhuza kuri Mike and Clever nk'ibisanzwe. Uri kuri ino video utarakanda subscribe, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru azigiye, amakuru ya politike, amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'ibyamare mukunda muri rusange, inkuru z'urukundo ndetse n'ibyegeranyo. Mu minsi mike mukaba mugiye gutangira no kubona ama-interview azajya atambuka hano kuri Denex TV. Denex TV kaba bakoreye inkuru y'umukobwa ufite imiterere cyangwa uteye ukuntu we abyumva, akaba afite imiterere itandukanye n'iy'abandi bantu ku ruhu rwe, kandi akaba yaranze kuba yahindura uko asa cyangwa akaba yaranze kuba yakwisanisha n'abandi, we akagumana umwimerere we nyakuri. Ni inkuru ugiye kugezwaho na Denex TV. Ubundi abizi neza bavuga ko ibara ry'igikara cyangwa kubusa nk'igikara ryo bara ryiza cyane kandi ari ryo bara ry'umwimerere. Ibi ni nako uyu mukobwa wo muri Sudani y'Epfo abyumva ndetse akanabyemeza, akanabyemera. Kuri iki gihe usanga abakobwa benshi cyangwa abantu benshi muri rusange bahindura uruhu rwabo, ugasanga bakoresha imiti itandukanye cyangwa amavuta, bamwe bakitera n'ibishinge, ariko usanga bamwe bibahindura ugasanga batakaje uruhu rwabo cyangwa biranabahitanye, bibangirije ubuzima muri rusange. Ibi ariko ntabwo ariko bimeze kuri umukobwa wo muri Sudani y'Epfo witwa Nyakim Gatewech, bakunda kwita umwamikazi w'abirabura cyangwa Queen of the Black. Ku yanza akayabo k'amafaranga bamuhaga amadolari agera ku 10,000 kugira ngo abashe kuba yakwitukuza agahindura uruhu rwe ngase nk'abazungu. Ariko uyu mukobwa yarahakanye, avuga ko adashobora guhindura umwimerere we cyangwa adashobora guhindura uruhu rwe, ko uko ari bimushimishije ndetse bikaba binamunejeje. Nubwo uyu mukobwa yabyanze kuba yakwitukuza, ariko yakomeje gucibwa intege. Bamwe bakomeza kumunnyega bavuga yuko atoga cyangwa atajyakara. Umukobwa akiri umwana bagiye bamunnyega cyane bitewe n'ukuntu yasaga cyangwa yabaga agaragara mu bandi. Bamwe bakajya muca intege bamubwira yuko atajya yoga, bakajya bamubwira ko asa nk'amakara. Icyo gihe yari akiri muri Sudani y'Epfo, kuko n'umukobwa naho yavukiye. Nyakim Gatewech akaba yaravukiye muri Sudani nk'uko natangiye mbibabwira. Bakomezaga kugenda bamunnyega bamubwira ukuntu yaba asa n'amakara cyangwa yaba atagaragara. Uyu mukobwa Nyakim Gatewech bakunze kwita umwamikazi w'ibikara cyangwa Queen of the Black, ibyo ntabwo byigeze bimwicira inzozi ze, kuko yakomeje kugira inzozi ziwe zo kuguma uko ari, nta wundi muntu agendeho cyangwa akagumana uruhu rwe rw'umwimerere. Mu gihugu cyaratuyemo cya Sudani y'Epfo baje kugira gutyo umuryango wabo ugira ibyago cyangwa hatera intambara mu gihugu cya Sudani y'Epfo, baza kwimukira muri Kenya. Ubwo bimukiraga muri Kenya bagiye mu nkambi y'impunzi mu gihugu cya Kenya. Ku myaka 10 umukobwa yahise atangira kugira inzozi zikomeye cyane zo kuzaba umunyamideli ukomeye cyane, bitewe n'abantu bagendaga babona ku mateleviziyo batuye muri Amerika. Uyu mukobwa yagize inzozi zikomeye cyane, yumva ko azaba umunyamideli ukomeye cyane hano ku isi. Nk'uko ngubu Nyakim Gatewech ubu ni umunyamideli, umwe mu bantu batunze amafaranga menshi b'abanyamideli kuri ino si yacu dutuye. Bavuga ko nirabura cyane ndetse ko uruhu rwanjye ari igikara gikabije. Bamwe bakavuga ko najya nkaraba, ndetse bagaheraho banavuga yuko uruhu rwanjye rushobora kuba ari ubumuga cyangwa ari iyindi miti nitera. Bakavuga yuko najya ngaragara. Aho Nyakim Gatewech nubwo ni ibintu yatangaje, avuga ko ku myaka 10 bari batangiye kumushinyagurira abantu, bw'iyi gitekerezo abantu yari afite cyo kuzaba umunyamideli ukomeye. Hari amwe mu magambo Nyakim Gatewech yaherutse kwandika ku mbuga nkoranyambaga ziwe, ndetse hari n'ikiganiro yaherutse gutanga kuri televiziyo imwe ikomeye yo muri Amerika, aho yagize ati ko akiri umunyeshuri cyangwa akiri mu nkambi bajyaga bamusereza cyane ku buryo bageraga nk'aho bamubwira ko badashobora kumubona mu gihe ari kugenda, ndetse akabasa nk'umwijima. Nta amwe mu magambo ngo abantu bajyaga bamubwira mu gihe yabaga ari kugenda cyangwa yabaga ari mu nkambi, aho bari barahungiye n'umuryango we muri Kenya. Nyakim Gatewech yatangaje ko ubwo yigaga mu mashuri abanza, nk'umwarimu ajyaga amusaba gusubiza ibibazo yabaga amubajije cyangwa ateye nk'urutoki, abandi banyeshuri bakavuza induru bakavuga ngo uwo muntu uri kuvuga ariye ko turi kumubona. Ibyo bintu bikaba ari bimwe mu bintu byateraga Nyakim Gatewech agahinda gakomeye cyane, ngakigunga bitewe n'ukuntu bamunyegaga. Ubwo ishuri ryabaga ritangiye rikarinda rirangira bakimunnyega, bikamutera agahinda kenshi gakomeye, ngakirirwa arira, nubwo we yari afite inzozi zikomeye cyane.
twihuse tubagezaho bimwe mu bintu bitangazwa n'uyu mukobwa cyangwa bimwe mu bintu ugomba kumenya kuri uno mukobwa Kim Gatewich. Mu mwaka wa 2019 aho Kim Gatewich yaje kwigaragaza cyane cyangwa inzozi ze yari afite guhera kera zaje kugerwaho, aho yaje kuba umwe mu banyamideli bakomeye cyane mu mwaka wa 2019 ndetse atangira no kuvugwa cyane ku bitangazamakuru, aho yanamenyekanye bamwe batangira no kumukoresha ari branding ambassador cyangwa abamamariza ibikorwa bitandukanye. Uno mukobwa Kim Gatewich akomeje kwerekana imideli, ariko ari nako agenda avuganira abakobwa abirabura, akagenda bakomeza babwira amwe mu magambo abafasha kuba bakwivana ku rwego rumwe bakaba bakugeza ku rundi, kuko nawe ari umwe mu bantu babashije gutera intambwe cyangwa babashije guhindura ubuzima adaciwe intege n'amagambo yabwirwaga n'abantu benshi ubwo yari akiri umwana. Ngubu no mukobwa Kim Gatewich ubu ngubu akaba asigaye mu gihugu cya Amerika, akaba ari umwe mu banyamideli ubu ngubu bakomeye cyane ndetse banagezweho bafite bimwe mu bikorwa bikomeye. Kim Gatewich akaba avuga yuko kuba umuntu afata uruhu rw'akaruhindura atari ikintu cyiza cyangwa cyaba kigaragara neza, akavuga yuko kuba umuntu agaragara uko ari cyangwa kuba yaravutse akagumana umwimerere wiwe cyo kintu cya mbere kibasha kuba cyamugeza ku ntego ziwe cyangwa cyamufasha, kuko bimufasha kwiyumva neza kandi kuba nta kintu aba yishisha. Kim Gatewich akaba akunze kubishishikariza abakobwa bo muri Afurika abwira yuko bagomba kugumana umwimerere wabo cyangwa batagomba guhindura uruhu rwabo bitukuza, kuko akenshi n'abigerageza usanga bibahitana, ugasanga bibangirije isura cyangwa bagasiga cyangwa ugasanga buriyemo n'ubuzima bwabo. Kim Gatewich akunda kubishishikariza abakobwa cyane, kuko ku mbuga nkoranyambaga ze nk'amukurikirana cyane ni rimwe mu makaption akunda gukoresha nk'iyo wapostinze ifoto. No mukobwa Kim Gatewich akaba ari umwe mu bantu nawe bakurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga cyane, cyangwa akaba ari umwe mu bakobwa bakurikiranwa n'abantu benshi, kuko akurikiranwa n'abarenga 300 bamukurikirana ku mbuga ze nkoranyambaga. Uyu mukobwa akaba atangaza yuko nubwo yamashije kuba yatera imbere cyangwa abashije kuba hari aho yakwivana, kesha mukuru we kuba yaragiye amugira inama kesha, akaba ndetse akemeza ko atewe n'ishema kuba ari umwirabura, ndetse akemeza kuba atewe ishema nuko ari umwirabura bimufasha cyane mu buzima bwe bwa buri munsi. Ubu utarakanda subscribe kuri The Next TV, ndagusaba kanda subscribe kugira ngo utwereke urukundo, kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru meza kandi amakuru yizewe. Nkuko byagenze ku nkuru ibanziriza iyi twabashije kuba twasoresha amafoto cyangwa twaherekeza inkuru yacu cyangwa yasuzwa n'amafoto. Iyi ngiyi niko tugiye kubigenza, tugiye kubereka umuzingo w'amafoto w'uno mukobwa wirabura cyane uturuka muri South Sudan cyangwa muri Sudani y'Epfo. Tugiye kubereka mu mafoto kuva akiri muri Sudani kugeza na n'ubu ngubu ku bw'amare bwiwe. Ubu ngubu akaba afite na famille, akaba afite umuryango. Tugiye kubereka amwe mu mafoto akiri mu nkambi cyangwa akiri muri Sudani, akaba ari umwe mu bantu bagezweho mu mideli muri Amerika ndetse no ku isi muri rusange. Utarakanda subscribe, ndagusaba gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru nziza kandi inkuru zizewe kandi inkuru zicukumbuye kuri The Next TV.